nibyo nakubwiye njyewe ari ku ruhande rwe njye yarambabariye nanjye naramubabariye ikiri aho hagati rero nuko urukundo rwacu rukomeje. Urukundo rurakomeje. Rurakomeje. Wow, reka nishime cyane mvuge ngo n'abakunzi banyu rwose mvishime pe. Uyu munsi kuba narapfukamiye Jane suko namusengaga suko namusingizaga ahubwo nuko namwubaha. Mwubahira icyo ari cyo namwubahira uwo ari we. Uyu munsi rero abavuga ko nari ikigwari cyangwa imbwa ububwa bwanjye ninjye ubuza. Aka gasore bagahaye ubundama niba ari bundama. Reka nibundamire wa muntu wese ibyo. Reka mbivuge neza twumvikane. Iyo bundama bamaye ndagerageza yaba byashobokaga ngayikube nka kane mbundamire rimwe. Sibyo? Abandi ngindara amabuno. Okay ntacyo. Amabuno ya Jane niteguye ko yararamo nyine nakundi. Sibyo? Nari impfuye banyarwandakazi. Umuntu uramurwara neza rwose ewana wajya kwa muganga bagukubita urushinge indwara ikiyongera pe. Urorwa indege. Uyu musore hari ibyo uyu mukecuru yamukoreye birenze babakobwa batajyaga bamukorera none umwana yarasaze. Ngo twamaze gufata umwanzuro twafunguye channel ya Promesse na Jenny. Ubu tuvugana iriho n'ibiganiro twatangiye kubikora. Kadona kawe. Murakoze babyeyi. Ko numviremereye se. Nukuri wajya harimo amatafari. Oya ntabwo ari amatafari. Ako kantu nakagaciro nk'umuntu wamfashije nk'umuntu wandwaniye ishyaka narabikubwiye. Reka mbivuge gutyo uri umuntu w'umugabo. Sandri warahabaye nkaho umubyeyi ari kumbera niwe wahabaye urabizi. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubaha ikaze umerereye mande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no tarayikora ubona ibiganiro byacu ari byiza wakanda kuri ukazogera k'umutuku kari hejuru yawe. Ndabasuje cyane rero aho muri hose. Reka mvuge ngo kwisi hose uyu munsi nago ndibuvuge ahantu hose kubera ko natunguwe ndabona ibintu no munsi ndi kubona ari ibindi bintu bishyashya. Jane narimbanjije Jane Promesse and Jane. Reka maze guhera ikaze musaza tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Bimeze bite Promesse? Ewana ni sawa ndashima Imana. Ndabona umunsi uri kwisetsa wimocagura ariko. Ni mocha. Ni mocha. Hanyuma natunguwe cyane. Promesse and Jane. Bimeze bite ko wambaye umunsi umupira wanditse izina ryawe ndetse rwose ndabona uyu munsi wambaye umupira wanditse Promesse and Jane. Birantunguye cyane. Hari umuntu ndi kubona ku ruhande wenda iyo handikwaho Promesse nari kumva ari bisanzwe ariko ku ruhande hariho undi muntu wundi bimihagaze bite kuri za kubishyira ku ruhande. Goko aho ngubu nyine niki suri kubibona se. Bimeze neza fresh. Amahoro turashima Imana rwose. Uyu munsi waje uri guseka ubushize arajurira. Ya munsi w'unyibutsa ariko wageze muraryoha. Akina ewana byari danje. Niko byari hatari ariko ura munsi uri mu munsi wambereye muri mu munsi wambereye mwiza mu yindi misi nagize mu buzima bwanjye. Nawe yongereye ku yindi. Yongereye ku yindi. Ndashaka kumbwira. Cyagiye uza gusaba umuntu bita Jane imbabazi. Umbwiza ukuri. Waje muri wowe wiyumva gute? Waje wumva ko Jane ari bukubabarire cyangwa se waje wumva yuko bitane igisubizo kiri negative? Nza kumureba numvaga kuri njyewe bitewe nuko buryo najemo nawe warankundi urabinkorera ariko numvaga wenda my emotion yanjye ari buyabone direct wenda njyewe ubusanzwe ubundi nzi ko abamama ari abantu mugira impuhwe ziba hafi ariko natunguwe nyine n'ibyabaye ariko sina nyine urabizi umugabo ku rugamba ahora arwana nyine. Nanze gucika intege burya nyine naratashye ngeriwe ewana kubw'amahirwe
reka mbivuge ko yanyumvise bitandukana n'uburyo byagaragaye hano uretse ibyo yanyeretse nari niteze ko abinyereka kirya gihe abinyereka ari uko musanze mu rugo nanjye nagiye nk'umusazi sinzi ko nahageze ndahagera ndamubwira mbabarira ndakwinginze aranyumva mfata mu kiganza turicara turaganira ni ukuvuga rero iyi saha Jenny yarakwabariye musubira mu rukundo birongera bigenda neza ushize nawe hari amakuru yadutangarije bimeze biti ndetse n'uyu munsi ukaba wiyemeje kuza umwambaye rwose ku mupira wawe ku mubiri wawe ukaba uri kumugendana iki ni icy'umutwe mfite buriya n'ibindi bizaza iyo umuntu yishimye arabigaragaza uyu munsi ndi proud ya Jenny muri njyewe niyo mpamvu ubona nambaye Jenny and Promise buriya nawe hari akandi kantu afite ashobora kunegurira simbizi ariko ibi nibyo bya mbere numva binyuze wambaye kubera ko mwasubiye mu rukundo ariko sinzi impamvu uri kumbaza icyo kintu cyane uyu munsi urya umwana iyo apfutse ntabwo ahita agenda ako kanya arabanza akareba cyumweru cya mbere icya kabiri agatangira guseka cya gatatu nuko duha amakuru umusaza ariko kiba kigaragara cyo kuko atarakwabariye ntago wari kumwambara ukamugendana ukaza mu kiganiro ati reka nereke isi yose ko nambaye umuntu bita Jane impamvu nambaye Jane kuri uriya munsi ni umunsi wanyeretse ko navuga wangarura icyizere mu buzima bwanjye n'ibitarashoboka ndabizi neza bizashoboka urabizi neza ko bizashoboka ibitarashoboka muri make icyizere kuri Jenny agifite kaza kubabarira azakubabarira mu gusaba kongera gukundana nibyo nakubwiye njyewe ari ku ruhande rwe njye yarambabariye nanjye naramubabariye ikiri aho hagati rero ni uko urukundo rwacu rukomeje urukundo rurakomeje rurakomeje wow reka nishime cyane mvuge ngo n'abakunzi banyu rwose bishime pe ibintu ni byiza cyane rwose nanjye natangajwe n'uburyo ki waje wambaye wa muntu ejo bundi mwagundaguranye nka Jetri ushize yarambwiye ngo we ni Cynthia ariko we ntabwo wabaye Jetri da waciye bugufi hanyuma Promesse benshi baravuze ati Promesse ni gute ko umuntu w'umugabo yapfukamira umugore ibi ni ububwa ni ubucucu ntabwo ari benshi nako kuko mufite komenti zigeramo 900 iyi saha ariko hari abavuze bamwe ngo ni ububwa ni ubucucu mbese yavuzwe bimwe navuga ngo biri negative nubwo ari bake babivuze bariya bake muri benshi babita injiji babita injiji kuko burya umugabo utagira ubwoba ntabwo aba ari umugabo reka mvuga icyo kintu utazaba uri kumwe n'umuntu mu nzira ngo nagira ikikanga imbere y'aho ari kujya ni uko yahitegereje yabanje kuhareba sibyo yabonye ko bishobora kuba bibi cyangwa byiza akagiramo amakenga sibyo yego ni ukuvuga ngo rero nanjye kubavuga icyo kintu ntago nahamya n'imyumvire yabo kameme n'imyumvire yabo kandi ntago nabakuramo imyumvire bafite uyu munsi uyu munsi kuba narapfukamiye Jane suko namusengaga suko namusingizaga ahubwo nuko namwubaha mwubahira icyo ari cyo namwubahira uwo ari we uyu munsi rero abavuga ko nari ikigwari cyangwa imbwa ububwa bwanjye ninjye ubuzi ububwa bwanjye ninjye ubuzi kandi no kuba ndi ikigwari burya kanice cikere ndekera aho ngaho ariko bamenye ngo nzi ubwenge ibyo nkora ndabizi bambabarire bareke kunuka ibitutsi mu mategeko barabihanira bakanabifungira hanyuma arabavuga ngo Promesse nta kindi kiri kumuriza ararizwa n'inote z'uyu mukecuru ni komenti niko yanditse ntago nutse Jane njyewe iyi saha mwita umubyeyi hari abavuga ngo arizwaga n'inoti ariko banyarwandakazi izo note hari aho muza zibika kurizwa n'inote se
nabo zizabarize. Ntabwo narijijwe n'inote, nta nubwo uyu munsi ngewe inote arizo mfitiye ifemba cyangwa se irari, ariko icyo nzi cyo ni kimwe, icyandizaga ndakizi, ni urukundo nk'uko abandi bose bakunda, nk'uko ushobora gukunda nawe umuntu kubabaza, ni amarangamutima yanjye kameme, reka mbivuge gutyo. Amarangamutima yanjye rero ntabwo mu marangamutima ngira ntihabamo amafaranga. Ntabwo narijijwe n'inote, abantu babimenye babishyire no mu mitwe yabo. Yego. Hanyuma hari indi comment ivuga ati ariko uyu muhungu ni umusenzi kweri, ni gute ko ari kuririra uno mukecuru kandi hari abakobwa bakiri bato, ndetse namureke yikundire wa mwana muto, uyu mukecuru ntakigukunda. Ngo mbere na mbere mbanje kumusabira imbabazi ku Mana yantutse, simuzi nanjye ntabwo nzi, aranzi yego komuteri kuko duhurira kuri birahure byanyu, ariko wa muntu we sinzi nimba uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi cyangwa uri iki, cyangwa se uri mu diaspora, ariko Mana ikubabarire. Ikindi cya kabiri, wintegeka gukunda uwo nkunda. Amahitamo n'ayanjye, niba narahisemo nabi ni akazi kanjye, ntabwo bizabarwa kuri wowe ahubwo bizabarwa kuri njye. Iyi comment igiye kuyisoma ndaseka. Hari indi ivuga ngo aka gasore bagahaye bundama, niba ari bundama reka nibundamire wa muntu we, sibyo? Reka mbivuge neza twumvikane. Iyo bundama bamaye ndagerageza yaba byashobokaga ngayikube nka 4 mbundamire rimwe, sibyo? Abantu koko ati mbundamire rimwe, abantu ni ibitangaza, bamaye bundama. abandi ngindara amabuno. Okay, ntacyo, amabuno ya Jenny niteguye ko yararamo nyine nakunda, sibyo? Naye kandi akaba nayanjye, ntago bikurebaho, sibyo? Oya, reka tujye tuvugisha ukuri, sibyo? Ibyo bivuga ngo indara amabuno, ngo imbundamira, niba ari imbundamira, wa muntu we nawe ushobora kuba ubifitemo uruhare, sibyo? Yego. Niba ubizi neza ko ubifitemo uruhare rero, ukaba uzi ko baramaye kubundama nabi, ungira inama hakiri kare. Niba rero utabizi, utazi iyo mbundama, basanga yarampaye imbundama mu rukundo, bundama mu rukundo. Ngize amahirwe nabundama mu rukundo nkarubamo neza, sibyo? Wowe hari igihe uzacunga nabi baguhe kubundama mu maho. Ntabwo ninya kubivuga, ntabwo bamaye mbundama. Ibundama ni ari bundama, ntabwo mbizi. Gusa je naho rinda gushuje, iyo bundama wamaye iraba ari ukubundamira mu mutima wawe nta handi. Rwose ntago nkubeshya shushu be, rwose ubu tuvugana niteguye kubundama, sibyo? Ibundamire. Ntago rwose ndibundamira mu gatuza kawe, hahandi nituriza, nkatekana, nkaseka, nkahora rwose nishimye. Ewana, hari hashize igihe kinini, abakunzi bacu murabizi, ntameze neza, mbabaye, mporana ikidodo, reka mbivuge gutyo, cyangwa se ikintu ku mutima, wenda hari nkaba nishinja ibyaha, cyangwa se nkaba ntazi ukuntu bimeze, ariko umunsi ndishimye cyane. Hanyuma Prome, ndashaka umbwire noneho nyuma yaho hari umukunzi watanze ikiganiro ndetse na tantine wawe baguhaye ze comment, umbwije ukuri kuri bose. Bo bamayize comment. Yego, babona ikiganiro cyawe watanze, kuko baravuze ati tantine yaramemukiye, mbese hari comment yagiye batangaho, ntagiye muri details. Aho ngaho nta kintu nabivugaho, bya famille ni bya famille, byahahise ni byahahise, ibyo ndi kubaka ni ibyo uyu munsi. Nibyo bimfitiye akamaro, nkeka ko ari nabyo bitumye natangiye kugarura kabiri di. Nabonye na comment abantu ngo promesse yashizemo. Ewana, nari impfuye banyarwanda, banyarwandakazi. Umuntu uramurwara neza neza rwose, ewana,
wajya kwa muganga bagukubita urushinge indwara ikiyongera pe. Wari warwaye indege? Oya ntabwo narwaye indege. Ako si ubundi indege buriya bahora. Gusa nari naramaze guhungabana muri jyewe. Nakwibaza nyine ubuzima umuntu aba abayemo bwo kuba noneho wari umaze kumenyera urukundo, ukibaza burya gutangira biravuna Sandrine. Ukibaza uburyo ugiye gutangira gufonda bushyashya ubundi buzima bw'urukundo, nabikwega nkumva ntibizaza kabisa. Hanyuma uramfasha nsome n'iyi comment nayirasekeje. Ako ndazisubiza ntacyo none ko nishimye na shushu be wanjye. Ndaza kubariza abantu pe. Hari undi wanditse ati uyu musore hari ibyo uyu mukecuru yamukoreye birenze babakobwa batajyaga bamukorera, none umwana yarasaze. Nta kirenze yankoreye kirenze uko abandi babitekereza. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose kuri njyewe ikintu cyiza yankoreye ni uko yanyiyeretse uko ari, nanjye nkamwiyereka uko ndi, uyu munsi tukaba duhuje. Ikirenze yampaye ni urukundo, umutima we yarawumpaye muhu wanjye n'iki ubu tumeze neza. Hanyuma Promesse na Jane? Promesse na Jane gutya nibyo uri kwibaza? Ndi kubyibazaho, njye ndacyabyibazaho. Ni ukuvuga ngo wokoresheje wenda kubera ko mwari mwaratandukanye, none avuga ati Promesse na Jane reka tube umuntu umwe nge nkwambara. Wambaye noneho kugira ngo ujye umugendana cyangwa se ni fiyeri? Sandrine reka tuve mu rwenya. Uyu mupira usobanuye byinshi muri rusange kuri njyewe, kuri Jane cyangwa se Promesse and Jane. Nyuma y'uko nyine twiyunze, nyuma y'uko twicaye tukareba imbogamizi twagiye duhura nazo, tukareba ibibazo twagiye duhura nabyo, twafashe umwanzuro. Ndagira ngo mbibwire n'abakunzi bacu bankurikiye cyangwa se badukurikira mu buzima bwacu bwa buri munsi ko ubu ngubu kugeza amagingo twamaze gufata umwanzuro. Ubu twafunguye channel ya Promesse na Jane. Ubu tuvugana iriho n'ibiganiro twatangiye kubikora. Twararebye dusanga gukorera abandi bikarangira n'ubundi na babandi dukoreye baduteranyije. Bamwe muri bo nyine batumye baraduteranyije, batuma tubona ibintu byinshi tutajyaga tubona. Dufata umwanzuro wo kuvuga tuti rero natwe uyu munsi aho kugira ngo n'ubundi tujye tubana na babanaho kugira ngo batwubake tunatera imbere, ahubwo bari babandi badusenya, dufata umwanzuro wo kwifungurira nyine channel yacu. Tuzajya ducishaho ubuzima bwacu bwa buri munsi, inama z'urukundo, amateka y'abantu bamwe cyangwa se abandi, abakeneye kutuganiriza, ni byinshi bizajya binyuraho. Kugeza amagingo twafashe umwanzuro wo kureka gukorera abandi bantu, kuko burya gukorera abandi bantu twabikuyemo amasomo akomeye kandi atoroshye. Twebwe twafashe umwanzuro ko tugiye guhuza imbaraga n'urukundo rwacu njye na shushu be wanjye, tukabyaza umusaruro ibyo twifitemo, cyane ko twagerageje gukora dukorera abandi, dushyiramo imbaraga, ariko n'ubundi bikanga, abo twakoreye ntibabishime. Dufata umwanzuro rero w'uko tutazongera kugira gute gukorera abandi. Ubu tugiye kwikorera channel yacu. Bakunzi bacu mudushyigikiye, ubu tuvugana mumanuke hasi mudushyigikire, nta kindi rwose muvandimwe, no gukanda subscribe, ugakanda kazogera, ukaduha comment ku biganiro byacu. Buri munsi tuzajya dushyiraho
ikintu rwose turashaka ko tugomba kubana mu buzima bwacu bwa buri munsi turi kumwe mumenya ngo Jane and Promise babayeho bate, urukundo rwabo rwaje rute, byatangiye bite, bigeze hehe. Dufasha abantu bari mu rukundo nyine nk'uko nabivuze haruguru batesetse, kuko natwe twaratesetse bikomeye Sandrine. Byinshi bizaba byiganjeho, bizaba ari byiza kandi muzabibona bizanabashimisha. Munyarukire rero n'ubu ngubu twatangiye gushyiraho video mudukurikirane, kandi nk'uko nagumye mbivuga nagiye nkurikirana comment z'abantu benshi. Turifuza ko mwaza nyine tukajya tuganira, tugahana ibitekerezo. Turanabakunda cyane, hari benshi nabonye bagenda batugira inama z'uko twakora izo projet. Tubona ni ngombwa kandi birakwiye, tubona byara umusaruro mwiza, kandi namwe nimuhejwe. Nimuhejwe, muze tuganire, muze tujyanirane inama, muze bafana bacu, bakunzi bacu, turabakunda cyane. Ni ukuri ntitwanga abantu, dukunda abadusura, iwacu haragendwa. Ni ukuri ni karibu iwacu kwa Promise and Jane. uratuma mpita nkuramo ikibazo. Hari benshi bakomeje bavuga ati ibi ni filime, cyangwa se wenda mwagiye mu rukundo uko mwateganyaga kwenda hari igihe kimwe kizagera mugahita muvuga ati reka twubake ibi bintu. Byaba ari ukuri cyangwa se biharo byabihuriye? Nta hantu na hamwe bihuriye. Nkuko nabikubwiye nyine mu busanzwe dukora, nubwo tuba muri ibyo bintu by'amafilme, ariko ntabwo akenshi iyo channel ari cyo kintu igiriyeho. Nababwiye ko iyi channel izacaho ubuzima bwa Jane and Promise. Ntabwo twize tuvuga ko hazacaho filme. Abavuga ko ari filme rero nibagumye barebe filme nyine. Nimba babibona nka filme n'amarangamutima yabo, nta nubwo wabuza umuntu ibyo atekereza muri we. Ntabwo ngewe mfite kumushyiramo ibyo mfite, ariko uko akazabona ko ndi kumukuri, uko kuri azagufata. Ariko nasanga uko kuri kudahari, ubwo afite uko azabifata nyine. Ni babandi bake twavuze batanyurwa, cyangwa se baba haters, reka mbivuge gutyo. Filime igihe twakundaniye na Jane, filime ndakeka ubu yabiri kugana ku musozo. Sinibaza impamvu bavuga ko ari filime, nta filime bazabona kuri Jane and Promise and Jane. Abo bantu bavuga ko ibyo turi gukora ari filime, ntabwo nzi icyo bagamije. Ntabwo nzi icyo bagamije. Igihari cyo ni kimwe, nibafata ukuri bemera ibihari. Ese ubundi uyu munsi hari benshi bakundana. Macron umugore bari kumwe yaramwigishije. Ubwo rero kuba babanye uyu munsi se, ntabwo nigeze numva batera comment kuri Macron, ariko barimo batera comment kuri Promise and Jane. Bandekeye shushu bese, bamureke twikundanire. Igihari cyo mbasabye nuko bareka kugumya ahubwo badukomeretsa. Uko nanone ukongera kudukomeretsa badusubiza muri bya bihe twagize gute twanyuzemo. Bitera comment cyane bavuga ko ari filme, kuko uyu munsi yaba ari filme yakabaye rwose iyo projet bari no kwibona iri gutambuka turi kuyamamaza. Ariko ibyo nta bihari. Ibyo ngibyo ni amagambo y'abantu, ni n'abashaka nyine sinzi icyo bakeneye, nimba nabyita inyungu zabo bwite cyangwa se atari n'inyungu zabo bwite, nta wamenya. Sinzi uwabatumye. Gusa igihari ni kimwe, ni uko urukundo rwa Jane and Pro. Hanyuma Prome, ubwo ni ukuvuga ngo muravuze ati dushinze channel yacu, twebwe ntabwo tuzongera kubona ubwo biganiro byanyu? Oya Sandrine, hari byinshi mwadufashije bitoroshye, cyane cyane ngewe wambereye mama, umbera umuvandimwe, nkurikiranira ikibazo cyanjye, unsabira imbabazi. Ni byinshi aho byari bigeze nge na Jane, byari intambara itoroshye. Urahaba
urwana iyo ntambara ku bw'amahirwe ndayitsinda. Ntabwo rero wowe cyane cyane Agasaro mbashimira kandi nibutsa n'abakunzi bacu ko nabo mbazirikana, ni ukuri namwe mwatubaye hafi. Muri urwo rwego jyewe nkufitiye akantu nk'uko nabikwemereye, ariko karaza kuza karahantu. Nta kibazo prome tukiri aho. Hari uburozi muranumva umuntu bita Jane ashinjwa, ati Jane yaba yarakuroze. Ababivuga ntacyo nabasubiza, kuko nababwiye ngo nimba yarandaze ni amahirwe yanjye, yamaye urukundo. Ubwo nta kindi kintu ubundi ku uburozi ubwo bafite uburyo bazi ko yandozemo. Shushu be wanjye tubanye neza uyu munsi, ndishimye wana, nta kibazo mfite. Hanyuma prome, hari ikintu cyagiye kivugwa cyane cyitwa ko umuntu bita promesse na makuru nikururiye, ku mugani w'umusore ujye ubivuga ngo yaba barapfuye cya gihe mbitsa kuzamutungana cyane, mbese mutari kubyumva kimwe, mwapfuye ko wamucaga inyuma ndetse akaza kubimenya. Ayo makuru yaba ariyo? Ayo ntabwo ariyo, ni babandi nyine batwara ibihuha, kandi ibyo bihuha byabo Imana yabicishije ku ruhande. Bari bazi ko bizafata, ariko bakoze ubusa. Sandri, dufite abanzi benshi reka, dufite abanzi benshi, nubwo dufite n'abakunzi benshi, ariko abanzi bo twamaze kubamenya. Burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Rero iryo buye tuzaritora turirunda ahantu, turyubakisha inzu, tuzarishyira muri fondasiyo turenzeho sima. Nta kintu rwose, nta kintu abo bakidutwaye. Hanyuma ayo makuru yaturutse he rero? Ayo makuru Sandri, ntabwo ndi bubivugeho byinshi, ni bya bindi namye mvuga kare. Ni kwa kundi nyine byagiye biva ahantu twagendaga duhurira n'abantu, abo twakoranye, abo twagiye duhura nabo, bakarengaho kugira ngo bashime ibyo twakoze, ahubwo nyine bakabibonamo sinzi ubundi buryo nabivugamo. Ariyo mpamvu nyine natwe nagumije kubibabwira, naje kubamurikira channel yacu igomba kuzajya icaho ibyo biganiro uyu munsi. Ntabwo twifuza n'umunsi n'umwe n'ikindi gihe kongera gukorera abantu. Hanyuma hari amakuru Jane yavuze ko hari uwazaga akakubwira ibintu nawe akagenda kubimubwira. Uwo muntu bimeze biti? Ni shyushyushyushyu ya danje ahubwo. Yarazaga akabimbwira, ariko nk'umuntu mukuru ushyira mu gaciro, uzi iby'iki gihe n'imibereho y'abantu. Narabyumvaga nkamwereka ko nabyakiriye, ariko nkatungurwa no kubona Jane yabimubwiye. Jane w'isuri gahinduka pe. Yazaga akakubwira nka gute urugero? Nkuko yabivuze ko hari abamubwiraga ko ngo muci inyuma, nanjye hari abaje barabimbwira, ariko ibyo nza gusanga nta gihamya gihari. Ariyo mpamvu nagerageje kujya kumureba, ndamuhamagara biranga, ariko finaruma kubw'amahirwe Sandri, Imana yarabikoze. Hari abaje barabimbwira. Baje bakubwira iki bo? Twamenye ibyo Jane yatubwiye, ariko wowe ntabwo tuzi ibyo bakubwiye. Iyi saha ari n'umuntu bibyibaza nkuko nanjye misebyibaza. Sandri, ikiganiro naragikurikiranye, narakirebeye, nta byinshi yatangaje. Kimwe nuko nanjye nta byinshi nshobora gutangaza. Uyu munsi cyambere nuko twamenye abaturwanya. Uyu munsi twiteguye kubatsinda byanga byakunda. Hanyuma iyi saha Jedi muri mu rukundo cyane, mwarasubiranye rwose. Twiteguye kubivuga, ngiye na Shushu be dushize amanga, kandi tunakiye ku mutima, tunashima Imana. Hanyuma abantu bose hari abo muzi, hari uwo mwegere mukamubwira ati ibintu wenda ntabwo byaba ari byiza byuko twatuye mu rukundo bikagenda gutya? Kuba duteranyije ntawe twagombaga kwegera, kuko mu by'ukuri urumva nimba umuntu yaje akakubwira ibintu agahindukira akabibwira uriya, kandi abizi neza ko muri kumwe muri babiri, kugenda ukamubwira ko mwiyunze, nawe ubwe yaramaze kubibona. Nta muntu n'umwe twigeze twegera ngo tumwereke ko twasubiranye, gusa nabo ubwo barabyibonera. Nta nubwo twifuza guhura nabo,
njye sinanabyifuza kuko ewana baratubabaje bihagije cyane cyane ngewe muri rusange. Hanyuma tugana ku musozi w'ikiganiro, gira icyo ubwira Jane. Mbere yuko ngira icyo mbwira Jane, ariko kakantu nakubwiye karahari. Ndagushimira ikintu wankoreye kirahambaye, niyo mpamvu aka kado ni akawe. Murakoze babyeyi. Ko numva iremereye se. Ni ukuri wagiye harimo amatafari. Oya ntabwo ari amatafari. Ako kantu ni ak'agaciro nk'umuntu wamfashije, nk'umuntu wandwaniye ishyaka, narabikubwiye n'abakunzi bacu. Suko namwe tudafite icyo twabaha, ariko kubageraho biratugoye, gusa namwe turabashimira cyane. Mwarakoze. Icyo dufite dushobora kubaha ni cano twazanye. Iyi cano ni ukuri niyo tuzaducishaho ibintu bijyanye no kubamara irungu ndetse no kubagezaho ubuzima bwacu bwa buri munsi bwa Promesse and Jane. Promesse, reka ngushimire cyane ndetse kamubwire ngo nta mpano iba ntoya, gusa numvishe iremereye cyane. Sinzi ikintu kirimo. Harimo utuntu tw'agaciro. Yego. Ni ukuri uri umuntu w'umugabo. Reka mbivuge gutyo, uri umuntu w'umugabo. Sandri, warahabaye nk'aho umubyeyi ari kumbera, niwe wahabaye. Urabizi ibyo dogo wanjye wenda yavuze n'ibiki sindi bigarukeho, ariho akabaye ari mu ruhande rwanjye, ariko ukahaba ukambera inshuti, ukambera umuvandimwe ndetse ukambera n'umubyeyi icyarimwe. Ndagushimiye ni ukuri. Nanjye urakoze cyane ko warantekerejeho kavuga ati reka none umushyire impano Promesse. Nanjye kandi ndagushimiye cyane, nanjye mbikuye ku mutima. Yego. Kandi tugusezeranya ko ngewe na Jane hari akandi kantu twaguteganyirije nka kapo. Tuzakazana nako kabisa, mbaye mbashimiye. Hanyuma Promesse, reka ngusabe ikintu. Wenda urukundo rwanyu mwarusubiyemo ndetse ni na byiza cyane ko mwese mwirengagije amagambo yagiye avugwa y'abantu, ariko n'ubundi iyo ushaka kubaka ikintu wirinda n'amagambo y'abantu. Ari we rero uzayirinda uyu munsi niwe mbwira. Wenda na Jerry nawe hari ibyo namubwengire ngo ikiganiro aragikurikiye. Rero reka ngushimire cyane ndetse mvuga ngo ndaza kubapiningira link munsi y'ikiganiro cyanyu, nzabatera inkunga uko nshobojwe. Murakoze cyane. Imana izanshoboza n'ukuri kandi mbifuriza iterambere. Urakoze, Imana y'umugisha. Wakoze cyane. Rero reka nkureke ujye gukorera Promesse and Jane. Yego. Niko akazi kagiye kumera, nta wundi muntu ushaka kongera gukorera, kuko ni byiza pe, ni byiza. Uyu munsi ndagushimiye kandi nzagarukana nagushimire noneho byimazeyo ndi kumwe na Shushu Bey. Ni ukuri kuraje. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Gasaro TV.